Muraho neza, amazina yanjye ni Mugisha David. Ubundi nari mfite inzozi zo kwiga mu mahanga ariko nkaba ntazi inzira, ariko numva ko bishoboka. Ku bw'amahirwe nza kugira mushiki wanjye mwiza, yaziranye na Komera. Ngiye Komera sinari nyizi, ariko mushiki wanjye yari ayizi. Nyuma arambaza ati, "Se David, uwagusaba kujya kwiga hanze wabyemera?" Uwansaba cyangwa ahubwo ngiye ndabyifuza. Ndavuga ati, nta kibazo nagenda. Arambwira ati, "Admission urayifite." Numva ni inzozi. Mbwira ukuntu byagenze, ambwira ko aziranye na Komera. Nyuma ubwo baje kumpa admission, ubwo binyereka ko nyine ikigo nkifite tu. Ubwo ngiye icyari gisigaye cyari ugushaka passport, nkashaka visa, binyemera kuba nakaza naza muri icyo kigo kiri mu Buhinde. Ubwo baramfashije no muri passport, no gushaka passport. Mu minsi 3 nari maje kubona passport yanjye. Mu yindi minsi 3 nari maje kubona visa. Ubwo mpita ntangira gupanga iby'indege. Indege nabyo ndashima Komera cyane. Ahantu hose baramfashije, even mu gushaka passport, visa, mu itike y'indege. Baje no kumfata ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu ndabyibuka nkabiha agaciro cyane. Ubu ngubu ndi mu kigo cyiza cy'umukire, ndanezerewe, ndashima Imana. Rero umuntu uri kureba ino video cyangwa wagize amahirwe yo kumva ino video, nagushishikariza nawe niba ushaka kwiga mu bihugu by'amahanga muri uyu mwaka tugiye gutangira 2023, nagushishikariza kwegera Komera kuko nabizerwa narabyiboneye. Ibyo nabigushishikariza kuko ndi umuhamya wabyo. Murakoze.